Turabashuhuje abadukurikiye kuri Caleb Brothers Uwiteka abahire. Uyu munsi ku wa gatanu itariki ya mbere Mutarama 2026 tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo imbuto zo kwizera. Iki ni icyigisho cy'uyu munsi kiri mu byigisho by'iki cyumweru bifite umutwe uvuga ngo irarika rirangwamo impuhwe n'urukundo rya Hoseya. Kugira ngo mbibutse ko turi kwiga icyigisho cy'igihembwe kivuga ngo ibyo twigira mu bahanuzi batoya, tukaba twarahereye ku muhanuzi witwa Hoseya. Mbere yuko dukomeza iki cyigisho cyacu cy'uyu munsi, reka tubanze dusenge. Data mwiza, tugushimiye uyu mwanya wongeye kuduha mu itangira ry'uyu mwaka, tukaba tugiye gutangira twiga ijambo ryawe, ibyo bihererwa icyubahiro. Turagusaba kugira ngo twohereze umwuka wawe wera atubere umwigisha mukuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nimo tubisabye, amen. Nk'uko nari maze kubibabwira, icyigisho cyacu cy'uyu munsi kiravuga ngo imbuto zo kwizera. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo vuga umusaruro w'agahebuzo uzabonwa vuba aha n'abantu bumvira irarika ry'Imana riheruka mu buryo bwuzuye babikuye ku mutima. Iki cyigisho turagisanga muri Hoseya ibice 3 umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5. Haravuga ngo kuko Abisirayeli bazamara iminsi myinshi badafite umwami cyangwa igikomangoma cyangwa igitambo, habe n'inkingi cyangwa efodi na terafimu. Hanyuma Abisirayeli bazagaruka bashaka Uwiteka Imana yabo n'umwami wabo Dawidi. Bazasanga Uwiteka n'ineza ye mu minsi y'imperuka, bamushaka bamwubashye. Hano ikibazo cyacu cyabazaga ngo vuga umusaruro w'agahebuzo uzabonwa vuba aha n'abantu bumvira irarika ry'Imana riheruka mu buryo bwuzuye babikuye ku mutima. Hano bari batubwiye iby'amateka yo mu Isirayeli, uburyo Abisirayeli bazamara igihe badafite umwami ariko bakongera bakamubona, ndetse ngo hanyuma Abisirayeli bazagaruka bashaka Uwiteka Imana yabo n'umwami wabo Dawidi. Bazasanga Uwiteka n'ineza ye mu minsi y'imperuka, bamushaka bamwubashye. Bivuze ngo hari ibyiringiro by'uko abavuye ku Uwiteka vuba aha, nk'uko byabaye mu gihe cy'Abisirayeli, bazongera bakamugarukira. Reka dusome amagambo aboneka mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, paje 298. Havuga ngo iki? Imiryango 10 yamaze igihe kirekire yarigometse kandi yaranze kwihana, ntiyigeze ihabwa isezerano ko izasubizwa mu butware bahoranye muri Palestina. Bagombaga kuzaba inzererezi mu mahanga kugeza ku mperuka y'ibihe. Ariko binyujijwe mu muhanuzi Hoseya, hatanzwe ubuhanuzi bweretse Abisirayeli amahirwe yo kuzagira umugabane mu gukomorerwa guheruka kuzakorerwa ubwoko bw'Imana ku iherezo ry'amateka y'isi, ubwo Kristo azaba aje ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Hoseya 3:4-5. Aba akoresheje imvugo shusho, Hoseya yagaragarije imiryango 10 umugambi w'Imana wo kuzahura umuntu wese wihana wajyaga kwifatanya n'itorero ryayo ku isi. Anabereka imigisha Isirayeli yahawe mu gihe yumviraga kandi ikayoboka Imana iri mu gihugu cy'isezerano. Mu yandi magambo, hano tubanza twibaze, Hoseya yari umuhanuzi wo mu buhe bwoko? Hano baratwereka ko yari arimo hanahanurira imiryango 10 y'Abisirayeli, sibyo? Rero akoresheje imvugo shusho ngo Hoseya yagaragarije imiryango 10 umugambi w'Imana wo kuzahura umuntu wese wihana wajyaga kwifatanya n'itorero ryayo ku isi. Anabereka imigisha Isirayeli yahawe mu gihe yumviraga kandi ikayoboka Imana iri mu gihugu cy'isezerano. Ahagaha birashaka kutwereka ko twibuke ko hari igihe cyageze Abisirayeli bagacikamo ibice bibiri, imiryango 2 ikajya ukwayo, imiryango 10 ikajya ukwayo. Iyi miryango 10 rero niyo Hoseya hano yari arimo ahanurira, ayereka yuko igihe cyose umuntu wese uzihana akifatanya n'itorero ry'Imana, byanga bikunda uwo muntu azahabwa imigisha nk'uko n'Abisirayeli igihe bihanaga bahawe imigisha. Hano none mu gitabo cy'Abahanuzi n'Abami kuri paje 229-300 haravuga ngo nuko uwo munsi abazaba barokotse mu Isirayeli bazisunga Uwiteka by'ukuri, uwera wa Isirayeli. Yesaya 10:20.
mu mahanga yose n'amoko yose n'indimi zose hazaboneka bamwe bazishimira gukora ibyo ubu butumwa bubasaba bugira buti mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Twibuke neza ko hano wari ubutumwa buboneka mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Bazitandukanya n'ikigirwamana cyose kibaboheye ku isi, maze baramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Bazava mu bibaboshye byose, maze bahagarara imbere y'isi babe ibimenyetso by'urwibutso rw'imbabazi z'Imana. Kubera ko bumvira ibyo Imana ibasaba, abamarayika n'abantu bazababona bamenye ko bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Nk'uko tubibona nyine hariya mu Byahishuwe 14, 6, 7 ndetse na 12. Aha ngaha biratwereka ko nk'uko Abisirayeli igihe bari bari mu gihugu cy'isezerano, iyo bumviraga Imana bahabwaga imigisha, bayitera umugongo bagahabwa umuvumo, niko no muri iki gihe cyacu nk'uko tubisomye hano mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, abantu bazumvira Imana bakayoboka Imana bakumvira ubutumwa bw'abamarayika batatu dusanga mu gice cya 14 cy'Ibyahishuwe. Abo ngabo nabo bazasanganira Yesu ubwo azaba agarutse. Hano hari amagambo twasomye ngo mu mahanga yose n'amoko yose n'indimi zose hazaboneka bamwe bazishimira gukora iby'ubu butumwa bubasaba. Ubuhe hano bavugaga ni ubutumwa bwo mu Byahishuwe 14, 6, 7, kuva 6 kugeza 13. Amwe muri ayo magambo harimo avuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza busohoye. Ubu ni ubutumwa bwa marayika wa mbere. Bazitandukanya n'ikigirwamana cyose kibaboheye ku isi, maze baramye yaremye ijuru n'isi n'amasoko. Maze baramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Bazaba mu bibaboshye, maze bahagarare imbere y'isi babe ibimenyetso by'urwibutso rw'imbabazi z'Imana. Imana idufasha. Nk'uko mu Bisirayeli imbuto zo kwizera zeze igihe bari bageze i Kanani, maze bakumvira Imana ikabaha umugisha. Ni nk'uko n'uyu munsi abazumvira Imana ikabaha umugisha, abazumvira Imana bakumvira ibyo isaba nabo izabaha umugisha. Kandi abo ngabo basabwa kugira kwizera ndetse nk'ukwa Yesu, ndetse bakitondera n'amategeko. Imana idufashe kugira ngo tubashe kugira kwizera nk'ukwa Yesu, kandi tubashe kumvira amategeko y'Imana. Ibyo bizatuma ubwo Yesu azaba agarutse tuzamusanganira ku bicu tunezerewe. Ariko nitumutera umugongo ntitumwumvire, nk'uko Abisirayeli igihe babaga batumviye Uwiteka bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, Imana yoherezaga abanyamahanga bakaza bakabanyaga, niko natwe Satani azatunyaga aturimbure by'iteka. Kandi igihe abo banyamahanga babanyagaga baranabicaga, nkuko natwe tuzapfa tuzize kutumvira Uwiteka. Imana idufasha rero kugira ngo tubashe kumvira Imana, tugire kwizera nk'ukwa Yesu, maze tuzabashe gusanganira umwami uzaba agarutse. Ibyo yaba twebwe abavuga ko turi mu itorero ry'Imana, yaba abatararyinjiramo, ubu butumwa buratureba. Nahanjye nahawe kureba niba itorero urimo koko ari itorero ry'Imana, ari itorero rifite kwizera nk'ukwa Yesu kandi rikomeza amategeko y'Imana. Imana ibidufashamo kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Nitumara gusobanukirwa, twumvire ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, bityo tuzabashe guhabwa ku migisha y'Uwiteka, ndetse ubwo Yesu azaba agarutse tuzabashe kumusanganira. Ibyo ni byo nsabira buri wese udukurikiye, ngo Imana ibiduhere hamwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Reka dusoze icyigisho cyacu dusenga. Data mwiza, tugushimiye uyu mwanya wongeye kuduha wo kutumenyesha ko dukwiye kwifatanya n'itorero ry'Imana rifite kwizera ndetse rikanakomeza amategeko y'Imana. Turakwinginze kugira ngo utubashishe cya mbere kurisobanukirwa, icya kabiri uduhe no kumvira ibyo ijambo ry'Imana ritwigishiriza muri ryo. Ibyo ni byo dusabye kugira ngo biduhere hamwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nimo tubisabye. Amen.